mukobwa w'Imana igukurireho mukeba imukureho wa mubyeyi w'Imana uyu mwaka igukurireho mukeba Imana igukurireho mukeba aveho izina rya Yesu erega nagira ngo nkubwire ngo mukeba yabonye uri guseka ntabashaka guseka bashaka guhora rukurira uyu mwaka niba ari akazi ukeneye Imana ikaguhe kugira ngo baceceke niba ari umwana ukeneye imuguhe kugira ngo baceceke amina Imana igucecekeshereje mukeba nagira ngo nkubwire ngo mukeba Uwiteka Imana imucecekeshe uyu mwaka Imana ishimwe uku kwezi kwa mbere Imana igucecekeshereze mukeba ukwa kabiri mucecekeshe haleluya Imana ishimwe Imana icecekeshe mukeba utuma udacuruza ngo wunguke Imana icecekeshe mukeba ugusenyera urugo rwawe Yes wahisemo neza gukurikira Arena Official TV turokunda cyane ukunda kudukurikira ukunda gukurikira ibiganiro byacu Imana ikomeze guhumugisha so rero uko mubyumva ni Mr. Kimura the Grain injiri ya kamera uko bisanzwe muri bwazi kwihanganira ijwi ariko ndi kujya gusara ariko nyine yabisobanura ko wakoze ntari ni ugukura se yavuga ngo abahungu bakoze nyine banigizwe rakumva nyine yihanganye yakoze ubwo ndi gukura mbese urabeshya wowe so muraza kwihangana rero naje gusara ariko nta kibazo cyambere nukuba tuvugira Imana uko wameze kose ugomba kuvugira Imana amina so rero uko mubona ni Arena Official TV Arena Official TV ariko hari abantu izina ryawe rikunda kugora kuvuga gute Arena uvuga ngo Arena Official TV Arena Official basi Arena Official no official aha so nizere ko ari abantu batangiye kukaguhamagara karo ka official ajya mwene umuntu bagenda ngo official bite Yesu mwami ariko nta kibazo no si ryawo yose nanjye nari yego so umeze neza ariko ndashima Imana urashima Imana ndashima Imana ko yandinze yego yakurinze 2025 muri ibi bihe bigoye abantu bari gupfa utazi kibishe cyane umuntu uri kuvugana n'umuntu ari muzima uyu munsi mukanya saa sita akaguhamagara ngo birarangiye ariko ndashima Imana ko nkiri amahoro amen Imana ishimwe cyane so umwaka wa 2026 ndekeka nyine ari nawo dukomerejemo yego so no mwaka rero abantu bari kwibaza ibintu byinshi bakibaza tuno no mwaka uzaba umeze ute bizagenda gute wewe no mwaka uri kubona ute sinarinzi ko wangirira neza utya sinarinzi ko wangirira neza utya warakoze Yesu sinarinzi ko 2025 izansiga sinarinzi ko ndinjira 2026 sinarinzi ko wangirira neza utya warakoze Yesu abagabo nabo wahaye amahoro ntibari bazi ko wabagirira neza utya amena na Kimu nawe wamuhaye amahoro amena bazi ko wamugirira neza utya warakoze Yesu wari kwiga we kaminuza mu sinarinzi ko wangirira neza utya sinarinzi ko wangirira neza utya sinarinzi ko wangirira neza utya warakoze Yesu amina urakoze cyane Arine Yesu yatugiriye neza aratwambutsa amina aha so urakoze cyane Arine watangira wakira abantu nkuko bisanzwe hanyuma tugatangira ijambo ry'Imana ndabasuje cyane abantu mukunda kunkurikira muri benshi ni Arena Official TV nkuko bisanzwe Imana ibampera umugisha amena uri mu Rwanda uri hanze y'u Rwanda uri muri Amerika uri mu France
igihugu cyose wabuherere muri Uganda ndagira ngo nkubwire ngo ndagukunda cyane ndakubwira abantu ngo je t'aime cyangwa I love you I love you je t'aime yego ndagira ngo nkubwire ngo ndagukunda cyane abantu mukomeje kumbwira ko mu nkunda nukuri nanjye ndabakunda cyane kabarimo benshi cyane aho barimo banyanditsira bakamubwira nukuri nge ndagukunda nanjye ndagira ngo nkubwire ngo mbikuye ku ndiba y'umutima I love you so much amen urakoze cyane rero yego so ni kuvuga ngo rero dukomeje muri no mwaka wa 2026 amen so abantu benshi barimo kwibaza bati se uyu mwaka uzagenda gute yego ese uri kubibona ute umukozi w'Imana n'umwaka abantu benshi bazarira ariko n'umwaka abantu benshi bazasubirizwamo ubwo no kuvuga ngo abantu bafite amasezerano 2025 bagira icyizere ko uko birambwira ngo haracyari ibyiringiro kw'igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka amen irambwira ngo kandi iyo gishibutse ntabwo gishibuka kiri cyonyine ahubwo hari imizi gisibukana nayo hari ibyana bishibukana nazo rero Imana igushibukishe aho bari barabitemye abana bawe barize ariko amashuri yabo diplome zabo ziragenda barazizirika ntizabona akazi Imana iziture nimara kuzitura imigambi yabo ibimfabusa yego amen narambwiye ngo niyo iha intege abarambiwe ngo kandi utibashishije iramubashisha bivuze ngo 2026 twinjiyemo ntago twibashishije yego ariko Imana itubashisha ikindi 2026 twinjiyemo yego nta ntege dufite twacitse intege cyane ako kandi twacitse intege zo nazo twumva gusenga ntasenga byose ni kimwe dusigaye twumva ko umukozi w'Imana yahanura ubwo nyine nibyo ngibyo tukabitaho ngaho tukigendera yego ejo hari umuntu wambwiye yaje hano mu rugo arambwira ngo ari ngo singiye kukubesha ngo ubu ngubu ngo sigaye mfata abakozi b'Imana ngo nk'abandi bose nk'abantu rusange yego ati yahanura atahanura ubwo ibyo amanuriye mba ndi kuvuga ati vuga vuba nigende iryo jambo rirambabaza ngira Uwiteka ndamubwira ati Mana uzambabarire umenyereke ko uri Imana yego uzambabarire umwereke ko aboneka Imana igikora ariko ejo bundi yarantelefone arambwira ngo nimusengere ndamubwira ati se ngusengere ndaba ningusengera nkaguhanurira sindaba mbesha sindaba nkoze ikosa icyambere wavuze ko abakozi b'Imana sigara bafata nk'ibyatsi nyine rero uko Imana yifashe nikikuzira Imana nuyifata nk'inyembaraga izaza nk'inyembaraga amen nuyifata nk'inyantege nke izaza nk'inyantege nkeya rero bizaterwa nuko Imana uzayifata uzayibona nkuko wayishaka amen abantu benshi niba ruko hari wenda habayeho kuba hahagarikwa insengero ngo ruko hari wenda iki gikorwa cyabayeho abantu benshi basigaye baraguye nkuko bivuze abantu benshi basigaye bumva nyine gusenga nta bintu byadanje mbese batasenga byose ari kimwe rero Imana niyihenege abarambiwe kandi ibashishije Imana iramubashije rero Uwiteka nyiribihe atwongera intege amen nakoze cyane Aline rero ubwo nuza gutera isengesho uri bwaze kudusengera kugira ngo Imana ikomeze iduhe intege amen yego so twasenga rero kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana yego reka dusenga Imana kandi Imana iguha intege niba utibashishije Imana ikubashishe amen Mana mu izina rya Yesu Kristo turi imbere yawe turi gutangira umwaka turi mu matariki ya mbere turi mu matariki 5 turi mu matariki 6 Uwiteka nyiribihe turakwinginze kugira ngo tubashishe kuko ibyatumye ducika intege ni byinshi ibyatumye duhagarika umurimo wawe ni byinshi ibyakaduhesheje amahoro Paulo yabivuze neza aravuga ngo ibyarinda muzange nabihinduye igihombo aravuga ngo kubwo gukurikira umwami Yesu ariko abantu bishigiye nagwa tukirambika ibyarinda muzacu yo mpamvu tukwinginze kugira ngo duhereze imbaraga kandi utubashishe kuko uri Imana ishoboye byose tubashishe kuko uri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera tubashishe kuko uri data wa twese murinde aravuga ngo ni data wa twese mwiza aravuga ngo azintege nkeya zacu aravuga ngo nukora dukuya katurinda Satani
nyagasani muri aka kanya dukuyakuye kuko uri Imana muri aya masaha dukuyakuye kuko ushoboye byose izina ryawe rihabwa icubahiro urakoze kuri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera tugiye kumva ijambo ryawe ijambo rya n'umutsima utera imbaraga n'umutsima wongera abantu intege niyo mpamvu winyize kugira ngo muri iri jambo ryawe ugire ibyiringiro wongera gushira mu bantu bawe ugire ibyiringiro wongera gushira mu bakozi bawe izina ryawe rihabwa icubahiro urakoze kuri Imana data wa twese mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana ishimwe rihabwa icubahiro amen. Yego tugiye gutangira ijambo ry'Imana tugiye kumva ijambo ry'Imana ariko nkwifurije ko Uwiteka nyiribihe yaguhereza imbaraga muri uru rugendo kuko ni urugendo rutazaba rworoshe uyu mwaka ni urugendo uzasanga wari umukozi w'Imana yarahindutse cyane uwambaraga umwenda w'umweru ugasanga yambaye umwenda w'umukara kubera ibihe tugiye kwinjiramo ndagira ngo nkubwire ngo ibi bihe uku kwezi kwa kabiri n'ukwezi kuva ukwezi kwa kabiri kugeza mu kwa gatanu ayo mezi yose uyitondere kuko n'amezi ugiye gusanga abantu barahinduye imyenda yabo wari wambaraga umwenda wera ushashagirana abantu bagafasheho icyitegererezo agiye kuwukuramo narose abantu bakuramo imyenda yabo bari bambaye yashashagirana mbona bari kwambara imyenda y'imikara yijimye bivuze iki bivuze ngo hari abagiye kwiyambura umwenda Yesu yari yarabambitse bakiyambariza umwenda w'ibishwanyi amen. Yesu aturengere. Israel mbonye yavuze ngo yadusanze twigaragura mwifata idukuramo iratweza iratubabarira ikiruta ikindi yadusezeranyije ubugingo icyambabaje nuko abantu bari gusubira mwifata Yesu yari yabakuyemo tugiye kumva ijambo ry'Imana tugiye gusoma ijambo ry'Imana turasanga muri Samweli wa mbere ibice 2 umurongo wa mbere Samweli wa mbere ibice 2 umurongo wa mbere reka dusome twumva ukuntu hatubwira avuze ngo ibyishimo bya Hana maze Hana arasenga ati umutima wanje wishimiye Uwiteka ihembe ryanjye rishirwe hejuru n'Uwiteka akanwa kanje kagukire mu banzi banje kuko nezezwe n'agakiza kawe amen. Imana ishimwe amen. Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi nkarebera mu madirisha abandi batamba Yesu tarobanura ku butoni araza asura izanjye byapfuye bibaho indirimbo yanjye yari Imana uzageza he gutuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe ngahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero kandi mfite amasezerano atabarika wampaye amen. biravuze ngo ibyishimo byana bivuze ngo uyu mugore Hana yari afite amasezerano ariko yatinyaga kunyura muri karitsiye imiryango yari yaramwanze bitewe n'isezerano hari igihe ugira isezerano ariko imiryango ikakuvaho hari igihe ugira isezerano ariko urugo rwawe rugasenyuka ndagira ngo nkubwire ngo si uko yabinaniwe amen. biravuze ngo Hana maze arasenga aravuga ngo ibyishimo byanjye umutima wanjye unezerewe Uwiteka haleluya uyu munsi cyangwa se uku kwezi Imana igukorera ibyishimo byawe Imana ishimwe amen. tumaze igihe tuvumba ibyishimo by'abandi ariko Uwiteka agukorera ibyishimo byawe Imana igukorera ibyishimo byawe maze igihe wanga kugendana n'abantu bitewe n'amagambo bakuvuga umaze igihe uyu mugore Hana yatinyaga kuva mu rugo bitewe na mukeba we witwa Penina ese nta mukeba ufite barahari mukeba ukubona wambaye neza agatangira ati akavuga amagambo mukeba ukubona wambaye uri gucuruza ati aracuruza kabiri ariko ubwa gatatu azahomba
ese wowe nta mukeba ufite? Amen. Uyu mugore mukeba yamuhozaga ku nkeke, mugabo yamutahira ariko ubundi urajya kwiriya ngumba gukora iki? Agasanga ari kumuvuga amagambo, karitsiye yose aramuvuga. Nagira ngo nkubwire ngo nubwo dufite ba mukeba ariko dufite Imana. Yego. Mukeba utakwifuza kutera imbere, mukeba utatuma abana bawe biga, mukeba dufite ba mukeba barahari. Dufite ba mukeba baturogera imirima, ba mukeba baturogera abana, ba mukeba batubuza amahirwe. Dufite ba mukeba. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru hari mukeba ariko hari Imana. Uyu mugore ratahana yari afite mukeba wamuzonze ku buryo uyu mugore yirirwaga aryamye kuko mukeba we Penina yabaga ari ku muhanda kugira ngo amusebye. Yego. Ndagira ngo muri uyu mwaka Imana igukurireho mukeba. Imukure mu izina rya Yesu. Imana igukurireho mukeba. Wa mukobwa w'Imana igukurireho mukeba. Imukureho. Wa mubyeyi w'Imana uyu mwaka igukurireho mukeba. Imana igukurireho mukeba. Aveho ku izina rya Yesu. Erega nagira ngo nkubwire ngo mukeba yabonye uri guseka ntabashaka guseka, bashaka guhora uri kurira. Bandisi yabwo icubahiro. Hariwe ba mukeba baratuzengera. Baruzuye. Mukeba utuma utabyara, mukeba utuma urugo rwawe rutubaka. Mukeba uje kugusenya kwa nyoko buko akakuvuga amagambo meza. Barahari. Mukeba ujya kuguteranya n'imiryango. Mukeba ugera mu kazi wakoraga bakakwimura muri ako kazi bakagusezerera utazi n'impamvu kavuyemo. Amina. Mukeba uguteza ubushumeri ukaba ufite diplome ikaba imaze igihe kirekire ariko nta kazi. Mubyeyi ufite mukeba, wa mugabo ufite mukeba, wa mukobwa ufite mukeba. Amina. Ariko hari ikintu hano yari akeneye umwana w'umuhungu kugira ngo acecekeshe mukeba. Mani guhica ukeneye baceceke. Yego. Izina rya Yesu. Uyu mwaka niba ari akazi ukeneye Imana ikaguhe kugira ngo baceceke. Niba ari umwana ukeneye imuguhe kugira ngo baceceke. Amina. Imana igucecekeshereje mukeba. Penina ntabwo yaryaga ngo ibiryo bimirike. Mukeba yageze ku rusengero aho Penina asengera asanga mukeba yageze kureri. Aramubaza ati ariko yewe wakigorewe ubundi ko rusenga, ubundi kuze gusenga wasinze kandi nyamara atasinze, ariko bo bamubonamo nk'umusinzi. Hari igihe usengana n'abantu bitewe n'igihe kirekire umazemo ikibazo, abantu bakakuvaho, abantu bakakugenda, abantu bakakuvuga kubera iki ufite mukeba ubageramo akababwira amagambo, akababwira ko ari wowe wabyiteje. Nagira ngo nkubwire ngo mukeba Uwiteka Imana imucecekeshe uyu mwaka. Imana ishimwe. Uku kwezi kwa mbere Imana igucecekeshereze mukeba. Ukwa kabiri mucecekeshe. Haleluya. Imana ishimwe. Imana icecekeshe mukeba utuma udacuruza ngo wunguke. Imana icecekeshe mukeba ugusenyera urugo rwawe. Imana icecekeshe mukeba aceceke urwanya abana bawe ntibige. Imana icecekeshe mukeba. Amen. Hari ba mukeba bumva twahora turira, hari ba mukeba batumye wicwa n'inzara, hari ba mukeba batumye utagura inzu yawe ugahora mu kode bitewe na ba mukeba. Uwiteka nyiribi agukurireho mukeba. Izina rya Yesu. Amen. Imana igukurireho mukeba mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana. Tuvuga ngo Imana idukurireho mukeba. Amen. Hana yarakeneye umuntu umwe, yarakeneye umwana umwe kugira ngo acecekeshe mukeba. Yego. Mose yarakeneye inkoni kugira ngo akubite mu mazi inzira iboneke. Amen. Haleluya.
nawe Imana iguhe icyatuma baceceka, iguhe icyatuma abanzi bawe baceceka. Imana iguhe ikikuraho mukeba wawe ukongera ugasubira mu buzima bwawe. Hana ngo Imana ikimara kumuhereza igicecekesha mukeba, Hana yateruye amagambo aravuga ngo umutima wanje wishimiye Uwiteka. Nawe Imana iguhe uku kwezi, Imana iguhe igituma ceceka, hanyuma umutima wawe umwishimire. Amen. Amen. Mana mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye turaguhimbaje Yesu Kristo. uri Imana data wa twese, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Muri uyu mwanya dufite bamukeba birukanka ku kazi dukora, bamukeba birukanka ku bana bacu, bamukeba birukanka ku mutungo wacu, bamukeba dufite bamukeba batwirukankaho. Kandi abo bamukeba ntibashaka kutubona duseka, ntibashaka kutubona twambara. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo dukuriyo bamukeba. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Uwiteka nyiribihe, wakuriho mukeba Hana, muhereza igituma ceceka. Twarabibonye nushimwe. Rero nunyemerera ukomeze kuturwanirira natwe uku kwezi. Nyemerera uku kwa mbere ukureho bamukeba, abo batuma tutaseka, abo batuma tutubaka ingo, ubakureho kuko uri Imana ishoboye byose. Urakoze kuri Imana data wa twese. Icubahiro kibi cya mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane Aline. Amen. Ijambo riramfashe. Amen. Kuko bamukeba barahari. Amen. Batifuza ko twatera imbere. Amen. Ariko urakoze kudusabira. Amen. Imana iduhe ikintu cyatuma baceceka mu izina rya Yesu. Hari igihe mukeba agera mu bana bawe akabahereza ibyatsi bigatuma bagusuzugura, mbese bakagufata nk'aho utababyaye kubera iki mukeba yabagezemo. Hari igihe mukeba agera ku kazi ukora ukageramo barahita bakwirukana utazi ikintu uzi. Mukeba agenda guteranya, mukeba guteranya n'umuryango wawe, mukeba agenda kuvuga amagambo menshi atandukanye, ariko Uwiteka gukuriho mukeba. Amen. Urakoze cyane Aline. Amen. Imana iguhe umugisha mwinshi. Amen. Yeah.